reka dukomere umwami amashyi menshi cyane. Reka twongere dukomere Imana amashyi. Imana ibahe umugisha bwoko bw'Imana. Reka dusome icyanditswe cyacu tugenderaho, tugiye kwiga bahoze bakivuga. Reka tugisomerera. Umuntu usoma neza ikinyarwanda nagira ngo adufashe. Abaroma ibice bingahe? Guhera ku murongo wa kangahe kugeza ku wa kangahe? Kugeza ku murongo wa 3. Haranditse ngo imirimo ikwiriye imibereho ya gikristo. Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiriye, kandi nimwishushanye n'abiki gihe. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima kandi bigira gute? Byera kandi bigira gute? Amen, amen. Ni ibintu bitatu by'ingenzi utagomba kwibagirwa cyangwa utagira na kimwe ugomba gutesha agaciro. Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu. Icyo ni ikintu cya mbere utagomba kwibagirwa. Gutanga iki? Umubiri. Abantu benshi bazi yuko ndetse twigishijwe yuko Imana ireba hehe, itareba hehe. None hano batubwiye ngo iki? Baratubwiye ngo dutange iki? Ese Imana ikenera imibiri yacu? Mwibukire irindi jambo rivuga ngo iki? Ngo nta nzu iyo ari yo yose twebwe twakubakira Imana. Ese hari inzu waba uzi iri muri Amerika, iri mu Burayi, iri ahantu runaka ushobora kuba wakubakira Imana kugira ngo uyibemo? Ninde waba uyizi? Izi nzu ni inzu zidufasha kugira ngo tuzajye tuhahurira, twe kunyagirwa, twe kwishwa n'izuba, hanyuma turirimba izindi ndirimbo, dutange ubuhamya, icyubahiro cy'Imana kimanuke. Ariko inzu nyayo ni ihe? Ni twebwe. Haleluya. Abazi yuko imibiri yabo ari insengero z'Imana barambura ibiganza. Niyo mpamvu umubiri wanjye ngomba kuwuha icyubahiro. Umubiri wawe ugomba kuwubaha. N'uwusuzugura uzaba usuzuguye Imana yawugushaye. Niyo mpamvu iyo tujya kuva mu ngo zacu turiyuhagira, tukisiga, tukareba muri za miriwari, ese koko meze neza cyangwa ntago meze neza. Iyo usanze umeze neza uravuga ngo noneho igihe cyanjye kirageze cyo kugira gute? Cyo gusohoka nkagenda. Ibi rero mu minsi y'imperuka ntaho uzabisanga. Niyo mpamvu ubona abantu benshi asohoka uko yiboneye, ntabwo azi agaciro k'umubiri. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye uyu mugoroba ngo utange iki? Urawutangana umwanda? No, ugomba gusohoka usa gute? Wishokoje, wiyogoshe, wakarabye, wiborosheje. Hanyuma uwo mubiri ukawutanga nk'iki? Nk'igitambo. Yesu ashimwe. Kubera ko turi mu bihe bya nyuma bya Antikristo, usanga umuntu yambaye uko yishakiye, ntasokoze, niyiborose, akambara urukweto ashatse. Muzabibona, ntimuzigere mubaza, muzamenye yuko atazi agaciro k'urusengero rw'Imana. Agasukamo inzoga uzashaka zose, yakwandika 8 atawandika, yataha saa 8 cyangwa saa 9, ntabwo azi ko kuruhuka hari kimwe mu bindi Imana yagize gute? Yahaye umubiri wacu. Yesu ashimwe bwoko bw'Imana. Mutange iki? Ese umubiri ni uwawe cyangwa n'uwundi? Umubiri ni uwawe, urawigengaho. Niyo mpamvu abantu bayoborwa n'ibihe bya nyuma byo minsi y'imperuka avuga ngo nzawukoresha uko nishakiye, ariko ntabwo ari uwawe. Kubera iki? Warawutanze.
reka mbisobanure neza mvuge ngo iki icyo utanze kiba ari icyawe cyangwa batari icyawe. Watanze nyine, watanze icyo watanze ntabwo ari icyawe. Ese ushobora gutanga ikintu kibi ubizi? Waba uri indyarya, waba uri n'umugome. Kuko iyo ujya gutanga urabanza ukicara ukavuga uti pasiteri se ubu nzamuha iki? Noneho si pasiteri ni Imana. Haleluya. Njyewe nkunda Imana, niyo mpamvu iyo njya kwiha ndabanza nkitonda. Ndabanza nkitonda. Imana yanjye nyiha iki? Uza abagabo bangana nanjye bapfuye bishwe n'ibiyobyabwenge. Uza abana b'abakobwa bangana nawe bishwe n'ibiyobyabwenge. Mwe murabizi. Wareba bwije bagasota akava mu rugo rudafite ikintu na kimwe rubuze. Uriya mugabo turi kumwe ejo bundi hari umwana iwacu yaramaze imyaka niba 15 yarananiye ababyeyi n'abakire barayobeye icyabaye, kumbi yari yararwaye abadayimoni. Turirimbana muri worship team yaratunaniye, ndi perezida wayo, ariko igihe kimwe dufata umwanya turasenga. Uyu mwaka urangiye 2023 Imana yamukoreye ibikomeye. Twongere tuvuge mena kuko Imana yarakoze. Kandi iyo Mana turimo tuvuga nonaha iri hano nawe yakugirira neza. Iyi Mana tuvuga nonaha yagirira neza umwana wawe. Kuko yari iri kera n'uyu munsi ni kwiri. Haleluya. Mutange imibiri yanyu. Ibi bitambo bizima. Haleluya. Imana ikeneye imibiri yande yacu. Yesu ashimwe. Icyo ni icyambere. Iyo utanze ntabwo wongera gusubira inyuma ngo uvuge ngo kandimo. Subiza. Uribuka ya mpano naguhaye? Uribuka cya gihe ka gift naguhaye? Kansubiza. Ibyo bintu bibaho. Abana bakiri batoye twatu gift bajya babaha. Ese mu rubyiruko se? Ni mu giterane cy'urubyiruko. Twatu gift bajya babaha. Twatonde. Mutwita ngo iki mbese ubu muri iyi minsi? Ni ya message yonyine ya ka free zone niyo usigaye ubona gusa. Ndagusengera uyu munsi uri buze kubona message nzima. Ngo uyu munsi sinzi ngo ahantu bari buze gukora ngo siporo hari. Oya, izo message sizo dushaka. Muri iri torero pasteur turashaka message nzima zifatika zirime zifite icyo zivuze. Basore bari hano mugira gutuka ukareba hepfo ukareba hari gutari kose Mana nkanjye. Oya, zari ko zigomba kuriduka ukambuka. Amen. Ikintu usabwa ni kimwe gusa, itunganye ube smart. Umuntu naza kukuvugisha ntumuke nabi, ariko bite byanyu, we kumubwira nabi, we kumureba nabi, umusekere neza. Bakobwa baseka neza badaseka kwa kundi kuko no. Hanyuma umubiri wawe utunganye uha Imana niyizi icyo azawukoresha. Ibindi ushaka ni biki? Yesu ashimwe. Mutange iki? Icya kabiri, ibi bitambo bizima. Icyo ni kimwe. Ibitambo bimeze gute? Bizima. Yesu ashimwe cyane. Mu yandi magambo, mu kindi kinyarwanda dushobora kuba twakoresha twavuga ngo muture imibiri yanyu. Iyo utuye ugafata ituro ryawe ukarifata mu kiganza, pasiteri akarisengera, ukatera intambwe 2-3, ukegera agaseke ugatura. Iyo umaze gutura ugaruka kwa pasiteri ukamubwira ngo pasiteri nsubiza rya turo, yego cyangwa oya. Iyo utuye ubugize gute? Uko niko Imana idushaka. Yemwe bantu ba Masaka n'abandi bantu bose turi hano,
Imana irashaka yuko dutanga imibiri yacu ikaba ibitambo bigize gute? Bizima. Haleluya. Iyo tuvuga ibitambo bizima, ni ibitambo bidafite inenge. Mwibuke iyo bavugaga ibitambo mu isezerano rya kera, iyo wajyaga gutura ntago waturaga akamasa kagize gute? Gacumbagira, cyangwa kagize gute? Gahorose. Waragendaga mu nka zawe cyangwa mu ntama zawe ukareba ikimasa cyiza gishishe, ni mu kinyarwanda ko bavuga cy'umushishe, kidafite iki? Inenge. Imana ibaha umugisha. Ibitambo byacu dutanga bigomba kuba bidafite iki? Inenge. Aha, inenge imenywa nande? Nawe nyiri gutanga igitambo cyangwa nabandi? Ndashaka igisubizo mwabasore mwe nabaziye. Inenge, iyo wajyaga gutura igitambo cyawe, ugiturira ibyaha byawe n'umuryango wawe, ukazanira umutambyi igitambo, warareba gukareba mu bimasa utunze, ugashaka ikimasa kitagize gute? Ni ukuvuga rero natwe mu mibiri yacu cyangwa mu mubiri wawe cyangwa umubiri wawe, biragusaba ko wigenzura ukavuga ngo uyu mubiri ngiye gutamba ufite inenge cyangwa ntabwo ari inenge. Inenge tuvuga ku mubiri ni iyihe? Mukeka ko ari iki? Inenge tuvuga ku mubiri hano ni icyaha, ni ukwifata uko abantu batakunezerewe, ukibona muri sosiyete uri iki? Uri kibazo, ufite inenge. Ntabwo wumva ababyeyi bawe, ntabwo ubumva inshuti n'abavandimwe, ntabwo ubumva. Uwo mwana afite iki? Inenge, yaramugaye mu bundi buryo. Ni ukuvuga rero niba ushaka ko igitambo cyawe kiba ari igitambo kizima, urabanza ugakuramo ya nenge ukayihanaguraho. Iyo umaze gukuraho inenge yose, n'abantu baravuga bati uzi ko wa mwana yakize, uzi ko wa mugabo yakize, uzi ko wa mudamu yakize. Ntabwo inenge ibonwa na nyiri kugira inenge gusa, oya, ahubwo inenge iva kuri wowe ikagera no muri sosiyete. Ni ukuvuga iki rero? Niba ijambo ry'Imana rivuga ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima, ibyo bizima ni ukuvuga bidafite ikibazo icyo ari cyo cyose. Niba ugiye gusenga, banza wisuzume. Haleluya. Banza wiyinire, uvuge ngo Mana njyewe ndi muntu ki, meze gute, niki nakora kugira ngo nzi imbere yawe nta nenge mfite. Numara kubikora gutyo, wiha Imana, Imana izakwakira. Haleluya. Ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu kugira gute? Mu by'ukuri Paulo yandikira Abaroma yagerageje kubereka gukorera Imana icyo ari cyo, yagerageje kubereka igisobanuro cyo gukorera Imana nyakuri. Abantu benshi bazi uko gukorera Imana ari ukuvuga cyane. Abantu benshi bazi ko gukorera Imana ari uguhagarara hano ku gatuti. Abantu benshi bazi ko gukorera Imana ari ubundi buryo bwinshi muzagenda mubyumva, ariko intambwe ya mbere nyakuri yo gukorera Imana ni ukwiyeza, ukitunganya. Wamara kwitunganya ukiha Imana. Iyo wamaze kwiha Imana, Imana niyo igutegeka ngo ukore iki. Uti niyihe mpamvu? Ni ukubera ko uwo muntu ukorera niwe uzi icyamugirira umumaro kuruta uko wowe wamenya icyamugirira umumaro. Sinzi niba icyo kinyarwanda cyumvikana. Niba uje kumpa Imana cyangwa uje kunkorera akazi akariko kose, ni byiza yuko wanyegera ukambwira uti ngoga ngufashe iki muri uyu mwanya, niki kintu wumva kihutirwa nagufashamo. Icyo gihe bizanyorohera kukubwira ngo rero Clarisse, reka nkubwire, genda mu gitondo cya kare uzinduke ugenda umfashe, wenda unyogereza imodoka, kubera ko umukozi wanjye ntawe uhari.
cyangwa se uze kunsigarira mu bana kuko umwana wajya gubana n'abana banjye ntawe wari, noneho uze kunsigarira mu rugo. Ariko nutabigira gutyo uzazinduka mu gitondo uburi ibyo ukora. Kubera iki? Ntabwo uzi ibyo nkeneye jewe. Niyo mpamvu niwiha Imana ukayiha utunganye udafite ikibazo, aho niwe Imana izavuga ngo noneho uyabaye igikoresho cyiza, reka mutware iburyo cyangwa ibumoso, reka mutware Bugande cyangwa kamutware Burundi, reka mutware Kongo cyangwa se reka mutware Masaka. Imana nizi ko Masaka akeneye umuntu umeze nka Ngoga. Yesu ashimwe cyane. Igitambo kidafite inenge, mu yandi magambo abanyagatulika bavuga ngo ni nyabuzima. Igitambo nyabuzima, ku buryo ureba icyo gitambo kavuga uti kweri. Yesu ashimwe. Reka dufate urugero. Muribuka umunsi isanduku y'isezerano igaruka i Yerusalemu, igaruka kwa Dawidi, mwaba mubyibuka? Ivuye kwande? Kwa Abudedomu ryari inanira ukuntu. Obededom niba ari uko simbizi, ariko isanduku y'isezerano yari iri aho ngaho ihamaze igihe. Noneho Dawidi aza kumva amakuru, aravuga ngo baramubwira ngo yewe uzi ibintu byabeye kwa Abededomu, ni ibitangaza. Inka zarabyaye, imyaka yareze, abagore baratwita, abandi batarabyaye barabyaye. Nyamuneka genduza n'isanduku y'isezerano, urayikeneye iwawe bwana. Dawidi ati nuko bimeze, ati nari nzi ko iri bunyice nkuko yishe uza cyangwa uzi gutyo. Ati niba ari uko nguko bimeze ndajya kuyizana. Bati nibyo, baramuherekeje, baragiye barayizana. Bazanye isanduku y'isezerano kwa Dawidi, igeze mu marembo aravuga ngo nkanjye Dawidi ntabyiniye Imana byagenda gute? Aratangira arataraka. Haleluya. Ati kibungo atangira kwivugira Imana. Haleluya. Imana iramunezererwa, Imana iramwishimira. Nukorera Imana ntukite ku magambo y'abantu. Nukorera Imana ntukareba amaso y'abantu ngo arandeba gute. Jya umenya kurimo gutambirira Imana yawe. Uza amagambo yavuze, umugore we ngo aramureba ahantu yari ari mu kadirishya, mwamikazi atashye aramubwira ati umwami Dawidi wishujuguje, gutinyuka ukajya mu bagaragu n'abaja kugera naho imyenda itakara. Dawidi arababara, aravuga ngo nabyiniraga Imana data yandutishije so, igakura so ku bwami ikanyimika. Haleluya. Iyo Mana niyo tubyinira rega buryo. Impamvu abantu badatambira Imana neza nuko batazi Imana batambiriye ariyo. Iyo niba waruzi Imana utambiriye ariyo, nta muntu waguhagarara imbere. Mva yandirimbo bajya bavuga ninde watubuza guhimbaza Imana, imirimo yako zirata. Ninde watubuza? Ninde? Zimana, imirimo yako zirata. Haleluya. Nta muntu n'uyu n'umwe ukwiye kuguhagarara imbere ngo akubuze kuramya Imana, gutambirira Imana, kuyibyinira, uvuga imirimo itangaje yagukoreye. Nta muntu n'uyu n'umwe. Uzi icyabaye ku mugore? Yabaye ingumba kuva uwo munsi. Iyo dutanga ibitambo bitunganye binenejeje Imana, abanzi bacu uturemangingo turi mu mibiri yabo tugenda dupfa. Uturemangingo twakabaye dutuma byara, twakabaye dutuma akomeza kunezerwa no tugenda dupfa. Kubera iki? Yagusuzuguye, yasuzuguye umwana w'Imana. Kubera iki? Ntabwo ari wowe yasuzuguye. Kubera iki? Uwavuga ntabwo amuzi. Yafashe umubiri we arawutanga, ibyo akora arabikorera Imana.
gusuzugura rero usuzuguye Imana. Bene data, kwitamba twebwe ubwacu ni uburinzi tuba dushyize ku buzima bwacu. Haleluya, haleluya. Gutamba imibiri yacu ikaba ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, bivuze ko ariko kwikorera kwacu gukwiriye ni protection tuba dushyira ku buzima bwacu. Ni uburinzi budashobora kwambukwa, budashobora kumenwa n'igisasu cy'ubwoko ubwo aribwo bwose. Nta mudayimoni ushobora kurenga icyo gitambo. Yesu ashimwe. Nta mukonikoni, nta murozi, nta mwicanyi ushobora kwegera ihema ryawe nk'uko bahoze baririmba. Do you understand? Ni ukuvuga ngo iyi myaka yawe 17 Imana irashaka ko wigisha umubiri wawe kubaha Imana no kuyikorera, kugira ngo mu myaka yawe 40 uzabura umuntu igihugu gikeneye. Imana irashaka kugutoza, Imana irashaka kugushepinga, Imana irashaka guhindura ibitekerezo byawe kugeza ubwo mu myaka yawe 40 abantu bazaza n'abamyaka ya kera bari barakwanze bazaza bakwikubita imbere bavuga ngo wa mukobwa wa runaka ni usigaye uyobora hano, ngo wa musore wo kwa runaka twareranywe ni usigaye uyobora hano. Ubabo ni bande? Babandi banywaga ibiyobyabwenge, babandi batahaga saa sita z'ijoro, babandi bavuga ngo acha wewe nuko nguko babikora. Apana bana ururimi rwarahindutse. Abo ngabo mu myaka yawe 40 ni wowe uzaba ufata imyanzuro ku buzima bwabo. Ni wemera ugaca bugufi ugashaka mu maso y'Imana. Amen. Reka tuvuge ngo amen. Haleluya. Igitambo kidafite inenge, igitambo nyabuzima kinyuza Imana, kizima, igitambo cyera. Igitambo cyera ni Imana iza muri wowe kuko wamaze kwiha umubiri wawe, ukayiha ubuzima bwawe, ukayiha ibitekerezo byawe, ukayiha gutekereza, kubabara, kuruha, ubuzima bwawe bwose ukabuyiha. Iyo umaze kubikora gutyo, Imana niyo yinjira muri wowe igatangira gukuramo bwa buntu budatunganye. Haleluya. Ni umujinya ntabwo utunganye, Imana ikawukuraho. Ni amahane ntabwo atunganye, Imana ikayakuraho. Ni bya bintu by'abakurambere biwanyu bituma abagabo bakwanga cyangwa abakobwa bakwanga, Imana ituyumuze singushaka igakurura igakuraho. Haleluya, haleluya. Igitambo cyera ni Imana yinjira mu muntu igatangira kugitunganya umunsi ku wundi, munsi ku wundi, munsi ku wundi. Niyo mpamvu duhora dukizwa, duhora twezwa uko bwije nuko bukeye. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu tuza hano mu materaniro, niyo mpamvu ibiterane nk'ibi babipanga abayobozi, ni ukugira ngo tuze twumve ijambo ry'Imana turusheho kwezwa uko bwije nuko bukeye. Bitabayeho gutyo twamera nk'amakara yahoze yaka ari mu mbabura, none ugafata ikara rimwe ukarikuramo. Bigenda bite? Rirezima. Ariko iyo duhuriye hano gutya, uyu yaka buhoro, n'uyu yaka buhoro, n'uyu yaka buhoro, turahura buhoro buhoro, tukegerana, 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 tukaririmba, tugasenga. Haleluya. Imana ibaha umugisha.